aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe. Ni bya Mungu Etienne kuri kamera za Many Mind TV, ariko kandi ikiganiro ntabwo kizaca kuri Many Mind TV yonyine, kizaca kuri BMC Africa ndetse no kuri Sultan Online TV. Uyu munsi rero tukaba twakubitiye mu cyatubyaye, aha turi ni muri Kamanyura, ndaza no kubereka imisozi ngomo ahangaha hejuru niho twakubitiye nyuma y'igihe kitari gitoya tutaherukaga hano. Ubushize nababwiye ko nageze Kamanyura hashize imyaka 23 yose ntarahakandagiza ibirenge, ariko biciye muri AFC M23 twirwaneho, ubu nyine igihugu turakigenda, amahoro karagenda aza, impinduka zitandukanye. Urebye kuko hano ntabwo aya mazuru yapfaga guca aha hantu, nubwo ntabwo byari byoroshe. Kuri none rero n'ubundi turi kumwe n'umuyobozi imbere yacu, twaherukanaga tukiri mu buhunzi mu gihugu cya Kenya. Rero kuba twagize amahirwe uyu munsi tukabonana ndetse akemera kuduha ikiganiro, reka tuguhe ikaze muyobozi. Akoze cyane. Hanyuma n'ubundi watwemerera ukibwira abadukurikirana, nubwo kuri media abantu benshi bamaze kukumenya, ariko n'ubundi utwibwire kugira ngo bamenye umuntu turimo kuganira. Je nitwa Cyiza Muragwa, ni umuyobozi muri twirwaneho ushinzwe recruitment na mobilisation na cadreship. Hanyuma abari nanjye PC muri twirwaneho, mu ngabo za twirwaneho. Hanyuma rero tugusanze n'ubundi aha Kamanyura, twaherukanaga udusanga muri Kenya, n'ubundi ntabwo mu bikorwa bya mobilisation twigeze no gukorana n'ikiganiro. Kuri none rero n'ubundi tugusanze mu gihugu cyatubyaye, situation muri rusange kuri revolution turimo AFC M23 twirwaneho, byaba byifashe gute? Murakoze. Nk'uko wabivuze duherukanye mu buhungiro, ariko uyu munsi turi kuvuga turi mu gihugu. By'ukuri impinduramatwara ni ikintu kirekire kandi ni ikintu gitwara igihe, ni ikintu gikorwa mu mafaze arenze imwe, kandi buri faze ishobora gutinda, kandi buri faze ikagira ibyayo. Uko abantu bitwaraga mu buhungiro, uko abantu bitwaraga nta gace na kamwe karaba libere, iyo ku turere tugenda tuba liberated, niko n'imyitwarire n'amapriorite n'ibibazo bihinduka. Uyu munsi rero aho turi ni ahantu hagoye, ni ahantu dutangiye kugira uduce tumwe twabaye liberated, ariko kandi tukagira ibindi bice binini bikirimo akarengane, notama iwacu mu misozi y'umurenge haracari akarengane nk'aka kandi, intambara ni nyinshi, bavandimwe icumu yacari ku majosi yabo. Ni ukuvuga ni ukugenda abantu babalansa, hari aho babalansa kugira ngo batangire gutunganya uduce twabohowe, ariko hakaba no gukomeza kurwana urugamba rwo kubohora ahandi hose hakiri akarengane. Kugeza ubu naho turi, harimo iyi faze turiho twigisha abantu bakada kugira ngo bakomeze batunganye uduce twabohowe. Ni na faze turiho turekrita, tugatoza ingabo kugira ngo zitegure kurwana zibohore ahatarahabohorwa. Naho ngaho navuga biri. Akazi ni kenshi, abantu barasabwa gukomeza kudacika intege, gukomeza gutekereza ko ari impinduramatwara turimo, gutekereza ko challenges zishobora kuba nyinshi, ariko kandi tugakomeza imitima, tugahangana n'izo duhura nabyo, tugakomeza urugamba. Naho ngaho navuga ibintu bibiri. Hanyuma rero kubakurikirana cyane cyane, haba kuri twirwaneho no ku banyamarenga muri rusange, bivugwa ko nyuma yo kugenda kwa Afande General Makanika, morale yaba iri hasi mu rwego rw'ingabo. Byaba byifashe gute nyuma yo kubura umuyobozi? Oya, morale ntabwo iri hasi, ingabo zifite morale kuko umuyobozi arahari, uwamusimbuye kandi ari kumwe n'ingabo. Nubwo bitabura
umuyobozi twabuze yari umuyobozi ukomeye, umuyobozi w'ibigwi, umuyobozi w'umuhanga. Ntabwo kugenda kwiyo kwareka kugira ingaruka. Abantu bamwe bakamera nk'abateragiye, bamwe bakagira confusion, bakibaza uko bizagenda, bakagira ubwoba, ariko mu by'ukuri dufite umuyobozi, kandi uwo muyobozi nawe icyerekezo ni nka cya kindi cy'uwo yasimbuye. Abantu ntibakwiye gucika intege, kubera ko uretse no gupfusha umuyobozi hazaza n'ibindi bibazo biruta ibyo ngibyo. Ntabwo impinduramatwara ari akantu k'abantu b'imitima yoroshye. Tugomba gukomeza imitima, amarangamutima nubwo ababara, ariko tukishakamo imbaraga zo gukomeza. Murabizi ko umuyobozi yapfuye twese turi hirya no hino mu kazi. Umuyobozi dufite ubu ngubu yari ari mu bitaro, ariko mwabonye ko twashyizemo imbaraga, arazamuka, ararenga, azamukana n'ingabo. Morale rero ntiyigeze icika, kuko nyuma y'urupfu rwa Fande ni nabwo ibice binini by'iriya mu misozi byabohowe, kandi icyo ni ikimenyetso cy'uko bagifite imitima yo kurwana rwa rugamba kugeza dutsinze. Hanyuma situwasiyo y'aho Plateau muri rusange, uhereye mu Rurambo ukageza muri Bogobogo, abaturage babayeho gute? Intambara zihagaze gute? Twumva ku maradiyo hirya no hino intambara zabaye za Rugezi, zabaye za Muco hagati, za Mikenke n'ahandi hatandukanye. Ubuzima bw'abaturage ndetse n'ubuzima bw'ingabo mu Minembwe byifashe gute? Iriya misozi iracyarimo intambara, nta kirahinduka kinini, uretse intambara nk'iziri kugera ku baturage nko mu Minembwe bari protege, ariko abarwana bo bararwana buri munsi. Hanyuma ubuzima nabwo ntibworoshye, kubera ko accès iriya misozi iwacu iragoye. Abakomereka ntabwo byoroshye kugira ngo bivuze, abashonje ntibyoroshye kugira ngo bareme amasoko. Ibintu byasubiye inyuma, ariko nayo nyine nimwe muri faze y'intambara. Bari bakeneye amahoro, kandi amahoro agira ikiguzi. Amahoro araboneka, ariko kimwe mu kiguzi ni uko batangira hakurikiraho faze yo kugira ibyo babura, kugeza ingabo zatwirwanaho zegeye imbere zikabohora n'ibindi bice, kugeza ku mabarabara aho bagira access ku biryo no ku bindi nkenerwa bya buri munsi. Ariko kugeza uyu munsi situation uko imeze, intambara zirimo, hari abafite ubwoba kubera ko aduye yarabazengurutse kandi ntahagaze, ariko muri rusange byibuze baratuje ubu ngubu kurusha uko byari bimeze mbere. Biravugwa ko n'ubundi igihe General Makanika atabaye bari muri iyi situation, nicyo gihe n'ubundi ibyibanze access cyane cyane haba ku biribwa, ibintu bitoya byibanze nk'umunyu n'ibindi byose biva mu masoko, muri iyo situation n'ubundi inzira zari zifunze muri rusange. Urebye kuvamo kwa Bukavu, kuvamo kwa Goma, kwa Kamanyura, n'ubundi byasubije abaturage muri ya situation. Inzira n'ubundi zirabura, abantu rero bakaba barimo kwibaza impamvu byenda zakazi inzira zidafunguka, bagera aha mu Rurambo baramira ababyeyi, impamvu za Uvira zitavamo kugira ngo inzira zifunguke. Ni ibintu biri mu mitwe y'abantu. Rero nk'abayobozi bari muri AFC M23 twirwaneho, ni iki mwabwira abantu? Icyo kibazo gifite ishingiro cyane, kuko mu mutima wanjye nanjye nuko mbitekereza, kandi wenda hari bimwe bizwi n'abayobozi bo hejuru, hejuru y'urwego rwanjye. Intambara ibamo ibintu byinshi, nubwo abantu baba barwana, kandi inzira gufunguka bisaba gusa guhaguruka abantu bagakuramo haduyi, si byo bigoye, ariko haba harimo na za politiki, harimo ibindi, abantu bafata ibyemezo ku rwego rutandukanye. Hari urwego ruri strategic, ni ukuvuga ngo ni abareba ibiri hejuru, baganira politike, bakora ayo manegosiyasiyo. Akenshi hari igihe bagenda bahuza, babaransinga, rimwe na rimwe ugasanga bitindije nk'ibyo bavugaga za Uvira n'ahandi, ariko ntekereza ko nabo bazatabarwa. Nubwo bimeze gutya, nabo bazatabarwa, kubera ko nta bwinshuro dufite gusubira inyuma.
cyangwa duhagarike runo rugamba bene wacu badatabawe. Murabizi harimo realite nyinshi, hari ibyo tudashoboye, hari ibyo dufashwa, hari ibyo tutokwikorera nk'uko tubishaka, ariko byanga byakunda hari imbaraga z'imitima dufite zitazacika intege kugira bene wacu bose babahowe. So bimwe rero bisaba kwihangana no gutegereza. Hanyuma dutangira n'ubundi bavuze ko uhagarariye mobilisation muri Twirwaneho na recrutement, ndetse ukaba n'umuyobozi muri Twirwaneho. Rero mobilisation kuri none byaba bihagaze gute? Urabona ko abasore barajoininga uko byari bikwiye, bari kugabanya umuvuduko, byaba bimeze gute cyangwa se nizihe ngamba mufite kuri none? Ingamba zo kurekrita zirahari, kandi abasore hirya no hino bafite umutima wo gutabara. Ngira ngo nkivugeho, mu by'ukuri ubushake bwo burahari, ariko imbogamizi ni nyinshi. Kubera ko abasore bacu aho bari ni kure, bari mu buhungiro mu bihugu bya kure, basabwa kwambuka imipaka no kunyura mu mayira maremare. So hagiye habamo imbogamizi muri ayo mayira, zimwe zirafunze, izindi zirimo imbogamizi nyinshi, ariko turizera ko wenda nabyo bizakemuka, ariko iyo mbogamizi irahari. Imbogamizi ya kabiri ihari mu by'ukuri ni imyumvire y'ababyeyi bamwe. Bazaca umugani w'intambara irambye bizayica n'uworamye. Mu by'ukuri abantu barambiwe vuba. Urabona ababyeyi, aravuga ko akunze urugamba, akavuga ko ashyigikiye gutabarwa kw'igihugu cyacu, ariko iyo bigeze ku mwana we ubona ko amarangamutima amaze kurenga, akaba ari yaje hejuru, bakabirwanya, bakazamura ibirego mu by'ukuri by'ibinyoma, kugira gusa ngo arebe ko umwana wiwe atotabara. Mu by'ukuri nta mwana n'umwe watabaye udafite aho avuka, ntawe udafite nyina, ntawe udafite se. Natwe ubwacu tubimaze muri iki gihe, dufite bene wacu batifuzaga ko tuza, ariko mu by'ukuri wenda ibyo tumaze gukora n'ibyo dukorera bene wacu ntibyokorwaga hatagize abaza. Nkaba mvuga ngo mu by'ukuri uwo mutima w'abasore bashaka kuza, abantu be kuwubangamira, abayobozi bagerageze inzira ziboneke zorohe, kubera ko nizo nshingano zabo. Hanyuma ababyeyi nabo bagira uwo mutima, bamenye ko igihugu kiza gitabarwa n'amaraso ya bene cyo, bagabanye kwikunda, bagabanye kugira ifuhe riri personnel, mu gihe hari inyungu rusange zidukeneye twese. Ndumva aricyo twababwira, ariko mu by'ukuri ukurikije uko tubibona umutima w'abasore wo gutabara urahari, kuko baraza ntibahagarara kuza, gusa izo mbogamizi ubona ko zigenda zibakoma mu nkokora. Ukiri aho, ibihugu bahungiyemo hafi byose byagiye bigira revolution. Abari za Kenya hagiye habaho za Mau Mau, muzungu arudi Ulaya mweusi apate uhuru. Abakivukamo n'ubundi nibo bahagurutse bazana iyo mpinduramatwara. Ubu nyine ibihugu bifite amahoro twabihungiyeho. Igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda tuzi ko bari bagize imyaka irenga 30 mu buhunzi, barahagurutse bahagarika jenoside babohora igihugu. Igihugu cy'u Burundi cy'abaturanyi CNDD FDD nabo nuko babaye inyeshyamba kugeza babohoye igihugu. Abo babyeyi bafite iyo myumvire bumva ko abandi baturage b'ibindi bihugu byose bagomba guhaguruka bagashigikira revolution, bagazana impinduramatwara. Abo babyeyi rero n'ubundi bo bashaka kumva ko iwacu haboneka amahoro, twabohora iki gihugu, ariko kandi bakumva ko ababo batatabara. Bo ni ihe nama wabagira? Mfite hari abo babyeyi n'abandi bantu muri rusange, hari ikintu cy'amarangamutima kiri muri community yacu, kandi icyo kintu kizatubera imbogamizi mu nzego nyinshi zo kugira ngo tugire icyo tugeraho. Mu by'ukuri nta bantu bashobora gukora mu marangamutima ngo babohore igihugu, kuko kubohora igihugu bisaba ibiguzi, bisaba sacrifice cyane. No nyuma yo kukibohora, kugitegeka, kukiyobora kikaba igihugu cyiza, bisaba sacrifice nyinshi cyane. Rero hatabayeho
gukomeza imitima no kwihangana ngo ibyemezo bikomeye bize bifatwa ntabwo twuzogera ku cyo twifuza. Nimba tutemera ko umwana wawe niyo yoba ari umwe umubyara ari umwe yosiga ibye agasiga abe akaza gukora ikintu cy'inyungu rusange cyotabara benshi, nimba tutemera ko ibyemezo nk'ibyo ngibyo bifatwa kandi tukavansa ntabwo dushobora kubona igihugu. Rero abo babyeyi ndagira ngo mbibutse ko ntimukabare ngo hari abo uzumva bavuga ngo twebwe ngo imiryango yacu ngo yarapfuye ngo none n'uyu yaragiye. Niyo twopfa tugashira hagasigara babiri bakwiye kurwana kugeza bene wacu batashe, kugeza akarengane gashize. Nubwo twese twoshira hagasigara babiri dukwiye kumenya ko nabo bagomba kuza bakarwana kugeza babohoye igihugu. Ariko gukomeza kubara nta muryango utarapfushije, nta muryango udafite bene wabo bapfuye, kandi ntawe utavukana n'undi. Icyo ngicyo kigomba kurangira. Meme n'abagenda bakoresha ngo hari abandi wumva ngo umwana wabo ntiyotabara kubera ko abandi bagiye ngo muri Noro, ngo abandi bagiye he. Muzi ukuri muri Noro ntago ari mahanga, ni iwacu. Hagize ugenda akahitoreza yarangiza agatabara igihugu ntago ari bibi. Yego ndabyemera muri iki gihe turimo iwacu hakiri intambara, amarangamutima arifuza ko iwacu hotabarwa, naho noneho twamara gutabarwa tukabona kuja gufatikanya n'abandi. Ibyo nabyo ntekereza ko abayobozi baba babikurikirana kandi nabo bagomba kubyumva ko icyo nacyo gifite ishingiro. Ni nayo mpamvu hano Kamanyura twari twatekereje ko abantu barekritira hanyuma bakazabona kuja mu kazi. Ariko nubwo icyo kitoba tibihagarika ko bo kwigira ahandi bagafatikanya n'abandi natwe iwacu bagatabarwa, kuko nyuma yo gutabara iwacu n'ubundi ntabwo tuzagarukira aho ngaho. Ntabwo ari igihugu cy'iwacu dushaka gusa, turashaka igihugu cyagutse kandi kirimo abantu bose b'amoko yose. So iyo myumvire tugomba kuyirenga, nubwo ibitubabaza ari byinshi ariko tugakomeza imitima kugira ngo ikinini kiri rusange tuzakigereho. Warukomeje n'ubundi kuri recruitment ya hano Kamanyura, umuvandimwe wa BMC Africa hari ibibazo yifuje ko twakubaza. Nyuma y'aho kosi ya Kamanyura na pass out bivugwa ko itahawe agaciro na AFC M23, ndetse biza gutuma abari bapasinze hano muri Kamanyura bajanwe muri Nord Kivu za Rumangabo. Rero ngo byaba byaratewe n'iki? Ukuri muri ibyo ngibyo kwaba rukuwe? Oya, siko byagenze. Abapasinze Kamanyura barakomeje, ntabwo basubiye mu ikosi, barakomeje nk'abasirikare n'ubu bari mu kazi. So ababivuga n'ubashingira ku kirero kuba ababivuga barashaka kuba ari ibyo bagenda bumva amagambo azavuga byinshi, ariko bapasinze Kamanyura bari mu kazi ntabwo basubiye ku ikosi. Hanyuma ikibazo n'ubundi cya kabiri yarabajije kuba AFC itanga amatangazo hakazamo M23 ariko ntihazemo twirwaneho, byo niki cyaba kibyihishe inyuma? Sintekereza ko hari kibyihishe inyuma cyane, ariko kandi kibaye gihari wenda abayobozi bakuru nibo bobimenya, abahagarariye AFC ku rwego rwo hejuru. Ariko ntekereza ko byari bikwiye nyine kuvuga uko biri. Twirwaneho ni umuryango munini kandi warwanye kuva kera, wabaye mu kurema AFC. Ntago AFC yabayeho ngo twirwaneho ibone kwinjiramo, ahubwo twirwaneho yicaranye n'abavandimwe bacu muri M23 n'abandi bavandimwe bari badusanze ngo dukomezanye revolution, habaho kuremwa kwa AFC. So ntekereza ko ababikora nyine boreba uburyo bwiza bwo kuzabivuga byose, uretse ko kuvugwa si cyane, birashobora no kuvugwa kuriya, ariko nyine iyo consideration ihari wenda nta n'ikibazo zoba biteye cyane mu mikorere no mu mitegurire y'ibintu byose. Buriya bikozwe kuvugwa ko buriya hari n'igihe n'undi abantu bavuga kubw'izindi mpamvu kandi zishobora kuba zifite ishingiro, ariko mu mikorere, mu mitegurire, mu bintu byose bikaba birimo, kubera ko buriya urabivuze, ariko nubwo tutabitindaho cyane turabizi ko hari abo byaciye intege. Urabibona mu banyamuryango abantu bacitse intege,
bakabivuga cyane buri munsi, bamwe babihuza ngo no kuba batabona utuzi abahagarariwe na Twirwaneho, abandi bakabihuza no kuba bataba considere, ariko mu by'ukuri nabyo navuga ngo mwihangane kubera ko buri cyiciro kigira challenges, kandi buriya n'ababikora hari igihe ari amakosa ari individuel, hanyuma yamara kumenyekana bigakosoka. So twababwira ngo ibyo ntibikagire bica intege, kubera ko unarebye mu by'ukuri twebwe priorite yacu iracyari kuvuga ngo iwacu inkota ive hejuru y'ababyeyi, hanyuma ibindi nabyo igihugu kiracyari kinini, aho turi ni hafi, cyari urugendo rurerure, noneho ibyo nabyo bizakemuka. hanyuma n'ubundi ikibazo cya nyuma yarabajije ni kuri leadership structure ya MRDP. General Makanika amaze kugenda, General Sematama na Twirwaneho muri rusange batangaje icyama cya MRDP, ariko kugeza kuri ubu abantu benshi baribaza ubuyobozi cyangwa se structure y'ubuyobozi yaba imeze gute, kuki mwatinze kuba mwayimenyekanisha ku bantu? Okay, ntekereza ko first of all sindi umuvugizi nyine wa MRDP, ariko amakuru ahari nyine y'ukuri nuko ubuyobozi bwagiyeho, fete bwari bunariho mbere, ariko habayeho impinduka kuri structuring, ariko mu bayobozi bari bahari hari bamwe bari bakiri mu buhungiro. Ubuyobozi rero bushima ko babanza bakaza mu gihugu, hanyuma bikabona gutangazwa n'icyama kigakomeza gukora mu buryo busanzwe. So ni nayo gahunda ihari. Hari ikintu warukomojeho bivuga ko hari abantu bari kwiramata cyane cyane ku bijyanye no kuba umujyi wa Goma warafashwe, nako duhereye muri Rucuru ukagera za Goma na Bukavu, kuko abantu benshi barabaza, arabaduhamagara habe natwe nko mu itangazamakuru, ari byo bumva abantu benshi barimo kuvuga, bavuga ko cyane cyane ku ruhande rwa Twirwaneho abantu babo nta gaciro barimo guhabwa n'icyama muri AFC, haba mu mirimo ndetse na recognition bisanzwe. Benshi ugasanga ko barasanga bagenda bacika intege. Iyo situation ukuri kwayo yaba ari ukuri. Fete icyo nabanza kubabwira nuko bantu babanze bamenye ko icyo twarwaniye kwanza si utuzi twahangaha. Icyo twarwaniye nuko habanza kuba uburenganzira bw'abantu, ni nicyo turi kurwanira. Icyo nacyo ubwacyo ntikirarangira. Ubu tuvugana izi ntambara twavugaga ziri muri ya misozi ntizirahagarara. Bivuze ngo mu by'ukuri abantu babanze bareke gucika intege n'ibitari priorite, kuko ikiri priorite ntituranakirangiza. Ibijyanye n'utuzi no sinzi ngira ngo nibyo waruvuze, ibijyanye n'utuzi buriya utuzi tumaze gutanga nk'ubu urugero muri minisiteri zigomba kuzashyirwaho na zigera ku 10, ubu nyine hari minisiteri imwe gusa ya finance. Igihe izo zindi zizogeraho, igihe abantu bazagira mu mirimo yose, mu by'ukuri imirimo imaze gutangwa niyo mike cyane, nta nayo ihuriye n'izotangwa. Ariko kandi abantu baze batekereza n'amaraso ari kumeneka, batekereza icyamuhimo. Iyo tubona abantu bariho barwanira mu by'imirimo, nabyo hari igihe bibabaza, ukibaza ese ababo kweri ni ahangaha n'imitima iri. Ubu ntibabona ko hakiri akazi gakomeye cyane ko kuriberetinga ahandi hantu hatandukanye no kugarura uburenganzira ahantu hatandukanye. Nubwo nabyo atari ubusa, kuko nabyo ni uburenganzira bw'abantu kugira ngo akore, ni uburenganzira bwe. Ariko kandi njyewe ariwo naza ambwira, ndamubwira ati nuko ntafite amahirwe nk'ayanyu. Iyo bivuga ngo abantu barwaniye igihugu nanjye ndataha, sinoruha ndwanira umwanya wa leta. Ibi zo kuvuga ngo banshire mu mwanya, nucuruza nzi ngo wowe uvuga ngo ibihugu byose twabayemo mu buhunzi, wakoraga nta muntu muziranye, nta muntu wo kurenganura igihe wenda ugize ibibazo. Ariko ubu nyine
nkawe Etienne ukeneye gukorera leta kweri mu gihe uzi ngo icyo uzocuruza cyose ntawe uzakwiba, aho uzocururiza ntawe uzakurenganya, niba kurenganya uzogenda ufite nk'abantu nk'icumi wabwira mu mujyi bakakurenganura. Marake ayo mahirwe niyo aruta kuvuga ngo baguhaye agapozisiyo mu ntuzi. Ahubwo abantu bari kubunebwe be no gukomeza gutekereza keretse nimba ari ibizo muri Kongo uzuko akazi ka leta ariko kagira amafaranga, ariko izoga navyo bishobora kuba bifite aho bihuriye na za ruswa uko abantu batarakira ngo bamenye ko turi muri revolution. Abantu bakora ibihari, opportunity zirahari, abantu bari kugaruka, abantu ni benshi, amasoko arahari, abantu bahere kuri ibyo, noneho gahoro gahoro n'izo opportunity bitewe n'ubushobozi abantu bafite bazazibona. Kandi z'umwihariko abanyamuryango batwirwaneho, mwihangane, imbogamizi zishobora kuza tukanyura mu bikomeye, ariko finalement abantu baza babisohokamo kandi muze mwibuka ijambo Fandi yasize avuze ati urugamba tuzarutsinda kandi tuzaritsinda n'ishema. Icyitwa agasuzuguro kazashira. So rero mukomere, umuntu akora ibyo agomba gukora mu mwanya we, ariko gucika intege n'ibintu bitari priorite. Hanyuma tugiye cyane cyane ku kibazo abantu bagiye bakora makosi ya leadership, baba abo muri Sud cyangwa muri Nord, nabo hari ibyo bamwe na bamwe baza ibyo nyine twari dukomejeho byo kuhagira ntibabone iyo mirimo, abandi ndetse uburyo bwo guhita bakirwa nk'abatashe mu gihugu nabyo bikabaca intege, bamwe na bamwe ugasanga n'ubundi bari gusubira mu buhunzi iyo bavuye. Ni iyihe strategy n'ubundi mwaba murimo guteganya kuri icyo kintu? Okay, ivyo bimaze iminsi bigaragara kandi twabimenyesheje abayobozi bakuru, tubereka ko byaba byiza babikozeho bakabikosora kugira ngo nyine igihugu kibere igihugu abantu bose kandi kibabere cyiza. Aho bababariye mu gihe cya kera, ubu nyine bahagirira umunezero, bahagirira ituze, bumve bisanga, ntihagire ubona nta mahirwe afite wenda kurusha ubundi, ntihanagire ubona yafite kurusha abandi. Ibyo twabitanzeho inama ku bayobozi bakuru, naho hari ibimenyetso biratangwa, ndatekereza ko mu minsi ya vuba bazabikemura. Hanyuma hari abantu benshi batandukanye bava hirya no hino, uhereye kuri Perezida Kabila ukareba ba Moise Nyarugabo, hariho abantu benshi bari kugenda bava mu mahanga, ba Dr Kanyiki, ba Kibasumba, nabo bose bari hariya. Hari icyo babwira abadukurikirana byenda kuri kuriya gutahuka ko abantu benshi batandukanye bava mu bihugu byo hirya no hino? Icyambere nk'abo uvuze ba Dr Kanyiki na ba Adele, nyine ni abantu bari bamaze igihe mu buhungiro, bari bamaze igihe bakorera twirwaneho, bien sûr babonye ibice bimwe bifashwe baratashe. Ikindi bo bazanywe kubera bafite n'inshingano zo kuyobora umuryango, bagomba gutaha bien sûr. Hanyuma bavandimwe nabo baza baturutse hirya no hino, abayobozi bakuru ba kera. Revolution ni ikintu kinini, icyo tugomba kucyumva. Uretse na revolution ubwayo niyo twavuga struggle zisanzwe, abantu bagenda biyunga, abandi bagenda bazirimwe ariko mu buryo butagaragara, noneho gahoro gahoro bakagenda bagaragara. Hano muri Kongo duhanganye n'ikibazo kirimo imiyoborere mibi. Buriya nimba turi hano turi kuvuga ngo duhindure imiyoborere mibi Kinshasa, duhagarika akarengane, hari abandi nabo hirya no hino baba babibona gutyo. Iyo batangiye kubibona gutyo bakabona hari abandi bahagurutse, byanga byakunda hatangira démarche zo kwiyunga kugira ngo bakomezanye urugendo. Ni nayo cadre ba Kabila bazamo. Ibiri imbere twese ntitubizi, yaba ari uruhare bazabigiramwo, yaba ari position bazabihagararamo muri urugamba, icyo ngiki iminsi izagenda igisobanura, ariko igihari nuko bari kuza kubera ko babona icyo turi gukora, bashaka kukiyungaho gihuye nabo n'intego zabo. Hanyuma hari ibiganiro by'amahoro biri kuba, haba
Doha, nubwo ejo bundi nabonye ingabo bari bagiye muri delegation ya M23 bavuye mu biganiro, ariko rero abantu benshi bakibaza kubera iki byenda M23 ariyo ituma abaja mu biganiro, ariko cyane cyane ku ruhande rwa twirwaneho turabizi ko abanyamurenge bagize imyaka 8 mu ntambara ubwicanyi, bageze ku rwego rwo kwicwa bakaribwa, nubwo icyo ari ikibazo kiri rusange ku batutsi bose bo muri Kongo. Ariko rero bakibaza ibi biganiro bya M23 biri kubera Doha na leta ya Kinshasa byaba bireba twirwaneho. Kugeza ubu ngubu birakorwa na AFC, kandi twirwaneho nayo iri muri AFC. Ni ukuvuga ngo nta bivugwa bitareba twirwaneho. Zose bikorwa mu izina rya AFC, kandi AFC ni alliance na twirwaneho irimo. Baba bafite impungenge rero ko nta murepresenta byenda wa twirwaneho. Izo mpungenge baba bafite nta shingiro zaba zifite. Zishobora kuhaba kubera ko abantu baba bareba bagifite ibibazo bimwe biri specific, bakibaza nimba biba considered, babitekerezaho. Ariko ubu ngubu nzi ko babitekerezaho, kandi nzi ko harimo n'abantu bahagarariye twirwaneho bari muri ibyo biganiro. Hanyuma n'ubundi dusa nkaho tugenda tugana ku musozo, uri umwe mu biganiro twagiye dukora, twabwira n'abantu kugira ngo baje hariya kuri Mind TV, BMC na Sultan Online TV, twagiye dukora ibiganiro cyane cyane bijyanye n'impinduramatwara. Nubwo twagikombojeho dutangira, ni ikintu n'ubundi n'urugendo nk'uko bivuze ari rurerure, ndetse ruba rufite etape zigiye zitandukana. Ibyo rero kuri none etape rero revolution cyangwa se z'impinduramatwara zigeze zaba zigeze kuri heta. Mu by'ukuri sinzi nimba uri no kunyitegereza ku maso. Ubu tugeze mu gihe abarevolutionnaire b'ukuri bafite imitima ntabwo ituje, kubera ko uru ni urugamba turimwo, ariko rufite ibindi byarubanjirije. Dufite uruhuha ko kongera kuba amakosa nk'aya kera. Urwo ni uruhuha dufite, kandi biduteye impungenge, kandi ntitwifuza ko byosubira. Icyo rero nokivuga mu buryo nka butatu. Ikintu cya mbere, nk'uko n'ubundi twabiganiriye igihe mperutse kubaha ikiganiro, ikintu cya mbere bisaba ko abantu bari muri revolution bumvikana, bakubaka organisation nziza. Buriya revolution igirwa no kuba abari gushaka impinduramatwara bagomba kumenya ko hari imbaraga ziremereye zitayishaka, hanyuma bakubaka organisation nziza bumvikana ku cyo bashaka. Ni ukuvuga ngo ukurikije amakosa yagiye aba kera, hari ibintu abantu bakwiye kuyigiramo. Ni nacyo nsaba, yaba ari abayoboye runo rugamba, yaba ari abanyamuryango, abavictime b'akarengane bifuza kurenganurwa. Nimba hari akarengane k'abatutsi, hagomba kubaho uburyo abatutsi bumvikana ku buryo bazarangiza akarengane kabo. Nimba impunzi zishaka gutaha, zigomba kumvikana kuko bizagenda mu gutaha kwabo. Ubuyobozi bwose bwa revolution bugomba kuba bushingiye ku karengane kabo hasi. Apana kubaka ikintu kiri mu kirere kidafite base ikomeye mu banyamuryango. Abanyamuryango nibo bashyiraho umurongo wa revolution, kandi abayobozi babeshejweho no gushyira mu bikorwa izo hopes, ibyo byiringiro by'abashaka kurenganurwa. Niyo priorite umuyobozi akwiye kugira. Nimba turi kubaka ikintu kivuga ngo tuzocura impunzi, tuzoza dukemura ibibazo by'iwacu, ikiruta ibindi dukwiye gutekereza ni uburyo bwo gushingira kuri icyo kintu kibabaje imitima y'abarengana. Icyo ni icya mbere, tukorganiza rero autour de ça. Icyo nicyo cya mbere tugomba kuba tworganizaho. Icya kabiri,
icya kabiri ni uko abantu bakwiye kumenya ko impinduramatwara itandukanye no gukuraho ubutegetsi, itandukanye no guhindura ubutegetsi. Ntabwo impinduramatwara ari kudeta, ntabwo ikibazo dufite ari Tshisekedi, hari abo nza numva babivuga. Ntabwo ikibazo dufite ari gukuraho Tshisekedi ngo dushireho Umunyamulenge, cyangwa dukuraho Tshisekedi dushireho undi muyobozi. Ikibazo dufite ni uguhindura imikorere ituma abantu barengana, imikorere ituma habaho impunite, kudahana, imikorere ituma habaho ruswa, imikorere ituma umuntu akora icyaha ntahanwe, iyo mikorere ya mediocrite niyo igomba guhinduka. Idahindutse uwoyobora wese ntacyo yohindura. Icyo rero nicyo abantu bakwiye kuzirikana. Ntabwo turi gukora kudeta, ntabwo turi gukuraho umuyobozi. Hari ibintu biri fondamentale byatumye abantu basiga imiryango, bagasiga abana, bakajya mu ishyamba. Ni uguhindura ibidakora neza. Icyo rero nicyo gikomeye cyane. Abanyumva bamenye ko icyo ari cyo kintu mu mitima y'abarevolutionneri nuko bigomba kuba. Ngira ngo njyewe by'umwihariko cyane cyane mvuze nk'Abanyamulenge, murabizi ko narazengurutse pe, narazengurutse. Ngira ngo nta hantu ntageze, nta Munyamulenge ntarebye. Twarubatse tugereza kwigisha abantu ko icyo turwanira ari impinduramatwara. Afande nicyo yapfiriye, yarapfuye kugira ngo tuzubake ikintu kitazodusubiza mu yindi ntambara. Ntabwo dukeneye izindi ntambara, dukeneye ko iyi ntambara ikarwanwa n'abapfurero, ikarwana n'abashi, ikarwanwa n'abantu bose, tukareba ko bitazasubira, kandi bigashingira ku kuba dushaka gukuraho ibibi tukimika ibyiza. Rero iyo ureba ukabona amarangamutima yuzuye mu mitima y'abantu, ukareba uburyo batarafata imitima ngo bayishyire ku mpinduka, icyo kintu gitera ubwoba ku bantu batekereza revolution, gitera ubwoba. Icya gatatu ni ikijyanye na, gisobanuye gutya. Hari umunsi umwe Che Guevara yaje hano muri Kongo, aza muri Kongo aje gufatanya n'abaza barwana kugira ngo asubireho imyumvire ya Lumumba. Icyo gihe ni Bamurere. Aza azi ko aje kurwana kugira ngo impinduka zibe. Agere hano aritegereza, asanga nta barevolutionneri bahari. Aragenda asubira iwabo. Iminsi yamaze hano yayimaze mu gahinda. Aragenda aje iwabo, baza no kumugambanira, arapfa. Uyu munsi nanjye ari byo nitegereza, kibaza eske kweri twese turi hano kugira ngo habeho impinduramatwara, cyangwa hari abahari kugira ngo nabo bazapfe babaye ba perezida, babaye ba ministre, cyangwa likse yo kutaha gusa? Turabyibaza. Ariko icyo nashaka kuvuga cya gatatu nuko impinduramatwara isaba kwizera, isaba kwizera no kwiyanga, ukaba ukemera hakaba ibyo udakunda, ukemera hakaba ibitanezeza umubiri wawe, ukemera hakaba ibitanezeza amarangamutima yawe, ariko ikintu abantu bashaka kikagerwaho. Ndagira ngo nsaba Abanyamulenge, mpere ku Banyamulenge, babwire ngo abanzi, nje wenda n'urugero, sinshaka kwivuga, bazi ko uretse n'Abanyamulenge, no hejuru y'Abanyamulenge turashaka ko Kongo ikira, no hejuru ya Kongo turashaka ko na Afurika ikira. Ntabwo turiho turwana n'agakiza k'Abanyamulenge gusa, ariko tuzi ko Abanyamulenge bagomba gukira bakabaho neza, Kongo igakira ikaba igihugu cyiza, hanyuma Kongo nikira na Afurika n'agaciro k'umwirabura kakabaho. Ariko ibintu bigira uko bigenda, rero bisaba kwizera, bisaba kwiyanga,
bisaba kudetermina amahame mukayagenderaho ariko iyo mutayagendeyeho iyo mutangiye kunyura ku ruhande rw'amahame iyo mutangiye kwirengagiza amahame y'impinduramatwara biragenda tugahora mu ntambara izigenda hashira imyaka 10 ikagaruka hashira imyaka 10 ikagaruka hashira imyaka 10 ikagaruka reka mbabwire kino kintu u Rwanda rufite abagabo b'abarevolutionneri bazi kurinda igihugu cyabo bazi kurinda igihugu cyabo kandi barakirwaniye baragifata bamare kugifata bacubakamwe revolution bigisha abana babo birinda amarangamutima wakora ikosa ukarizira uranyumva neza abantu barababaye barabatukana baragira umuyobozi bagize character Imana yabahaye amahirwe bagize namwe Imana yabaye umuyobozi wiyanga agakunda abanyarwanda wemera gutukwa kubw'inyungu rusange amazi Imana iramwemerera imuha umwanya ahindura igihugu uyu munsi icyo nicyo dukwiye kwifuza twifuze ko habaho character ya revolution apana igifaransa apana icyongereza apana gushimisha abantu habeho gukora ibintu bikemura ibibazo apana bivugitse neza bikemura ibibazo tuve mu marangamutima y'igisita y'igisinzira y'ikintuzi y'ikibyara na kirumuntu icyo nitukirenga tuve no mu kinyamurenge tuzamuke tugere mu gikongomani nacyo nitukirenga tugere mu kinyafrika kubera ko ibituri imbere biragoye so rero icyo cya gatatu mpamvu ubona cyanazanye amarangamutima nuko hari byinshi umuntu yitegereza ukabyitegereza ukabona iyo ntekereje igitandukanye n'urugamba turimo niza AFDR FCD CNDP M23 ya mbere za FRF hari zuza wumva ukumva ibyama byari byarabaye byinshi eske byaturutse kuko ibiza ntibigere ku ntego kuko ibikora ntibigere ku ntego nuko hatabaho umuyobozi wigisha abantu kwizera akabizeza ko aho kugira ngo uve ku mahame ahubwo wonyura mu bibazo aho kugira ngo mubone intsinzi mu munsi umwe muyibone mwataye intego ahubwo mwoyibona mu mwaka mwagumye ku mahame aho kugira ngo wowe ubeho uvugwe neza ariko agakiza k'abantu gasubira inyuma wovugwa nabi ariko ukizera ko bizarangira neza icyo nicyo twankuraje abayobozi bacu turabankuraje dufite abayobozi yaba ari abatwirwaneho yaba ari aba AFC yaba ari ab'igikundi muri rusange yaba ari nabo hejuru batureberera kuko urugamba rurimo abantu benshi batekereze bamenye ko ikiruta ibindi nuko inyungu rusange nuko iki kintu abantu barwaniye imyaka yose tuzokigeraho titwongere gusiga abana bacu kandi baya barwana n'intambara twateje kameme birangire kuko n'ahandi byarakunze ntabwo muri Kongo ariho bizonanira ntabyokunda ukira afande hari abantu benshi bashobora kwibaza revolution ikorwa n'igisirikare uruhare rw'abaturage muri revolution rwa baruruhe ubundi revolution ni y'abaturage ntabwo revolution ari y'abasirikare n'ubushize narabibabwiye benshi bibwira ko ari uruhare rw'abasirikare revolution ni y'abaturage impamvu akenshi tuvuga ngo abasirikare nuko akenshi abasirikare bo bagendera ku murongo noneho bo bagira bya bindi by'akavuyo k'ibitekerezo kuko umuyobozi yakubwiye iki ubishyira mu bikorwa sibyo ni ukuvuga ngo ibyo twe dukora nk'abasirikare bazaturutse ku bayobozi ariko ibijyanye n'abaturage akenshi bazana ibitekerezo muri rusange ariko nibo ba nyiri revolution kuko ibibazo bituma habaho revolution ni ibibazo by'abaturage ntabwo ari ibibazo by'abasirikare
umusirikare gufatwa nabi ni nka za ntambara twumvaga ngo mu gisirikare ngo amapeti yabuze hagahita havuka intambara. Iyo ntabwo ari revolution, iyo ni revolte. Ntabwo revolution itandukanye na revolte. Sinzi kuri kunywa. Revolte ni ukwigaragambya, ni ukugira kwigumura. Revolution ni ugutegura umugambi wo guhindura ibintu bimaze igihe kugira ngo bishire. Iyo niyo revolution. Revolution rero itwara igihe, igomba gukomoka ku bibazo by'abaturage. Abaturage nizo mpunzi, ntabwo ari abasirikare. Ubuhunzi nibwo buduteje bino bintu. Jewe nazanywe no kugira ngo sogokuru wahunze na kaka wahunze n'abantu bose bari mu buhungiro n'abatutsi batukwa n'abakongomani basuzugurwa bishire. Abo ni abasivile, ni abaturage. Ariko kubera ko mu kubiharanira hari igiye kuvuga binanirana, bikaba ngombwa ko abantu bakoresha imbunda, icyo gihe nicyo abasirikare baziraba bakarwana. Ariko abasirikare bari gukura mu by'abaturage bakeneye. Ni nayo mpamvu revolution ari y'abaturage, sibyo? Impamvu rero abasirikare bazamwo nuko hari igihe muhangana n'abantu bakoresha imbaraga. Rero iyo umuntu akoresha imbaraga mu buri operation no kwirenganura ukoresha imbaraga, nuko bigenda. Bazavuga ngo iyo kurisha zihera ku rugo, ndasanga gusubiza inyuma ku cyo twahereyeho. Iyo dusubiye rero kuri rwa rwego rwa mobilisation n'ubundi barimo uvugaho, ugasanga hari abantu bagifite ya myumvire yumva ko ndiyo revolution igomba gushigikirwa kandi abantu bagomba gutabara, ariko akumva ko umwana we atajayo. Icyo ntaje kiba ari ikimenyetso kigaragaza ko byenda abaturage bataraba ready muri iyi revolution. Ikijanye no kuba ready, abantu bagomba kumva ari context zimwe abantu bumva. Hari ibintu bibiri bituma ababyeyi, nubwo nababwiye kuriya, hari ibintu bituma ababyeyi bacika intege. Icyambere ni igihe bareba ibiri kuba bakabona bizosa n'ibyabaye, bakavuga ati abana bacu bagiye mu gisirikare bapfe babimbwa, hanyuma bizarangire n'ubundi bisubiye hahandi ntagikemutse. Iyo bareba abanyapolitike bakareba bakavuga dore bigire muri bya bindi bya kera, bakagira ubwoba. Icyo ngicyo gifite ishingiro, gishingiye ku bikomera abantu bagize. Icya kabiri ni ikijanye n'ububata. Ububata iyo umuntu amazemo igihe, hari igihe akunda ububata kurusha ubwigenge. Kubera ko mu bubata barakujana muri Amerika, nugera muri Amerika baguha akazi, uze wirirwa wicaye ukora akazi, utahana amadolari, ntacyo utekereza, ntacyo urwana nacyo, wibereho ubinzobe ubyibuhe, bya bindi zose abaturage baza batekereza, sibyo? Noneho bakaraka kavuga ati se ubu abangaba uretse kutujana mu bibazo baturetse twigumira, cyangwa bikazorwanwa n'abandi natwe tugataha. Ikindi wenda norenzaho, burya ubutwari bwo kwiyanga no kwitanga ntago ari ubw'abantu bose. Nzambwira aba bana b'abasirikare tubana hano, ana abasirikare nkabwira ngo zorinda mpfa, ariko sinzobahemukira. Tuzopfa dushire, ariko amahame y'urugamba kugeza turugezeho. Rero ntabwo umutima wo gutabara uba mu bantu bose. Icyo warubajije, aba bana ubona baza bakitwa ibirara bagatukwa, aba bantu ubona bafungwa bari kuzana abana, birazwi ko uwo mutima ntabwo uba mu bantu bose, ntabwo uba mu bantu bose. Niyo mpamvu majorite nimba abantu ari 100%, uwo mutima ushobora kuba uri mu bantu batarenze 5%. Iryo 95 ni ba bandi mbere uko agira ikintu akora arirebaho, mbere uko agira ikindi yirebeho, mbere uko agira ikindi yirebeho. Abo rero n'ubundi no muri mu bumenyi rusange bavuga ko hari abantu bagomba gutekererezwa. Ari nacyo kibabaje kubera ko mbona bene wacu benshi bagiye muri iyo kategori yo gutekererezwa. Kuvuga ngo babagabo bashobora gukora ikintu gifite riske, ukabona
abenshi baragitinya kugeza aho twicara twumva hari ugomba kudutekerereza akadukemurira ibibazo akatwubakira akadutahura akaducura twe tukazaza kuba mu mahoro ori icyo tutazi icyo umuntu yagukoreye akakiguha ku isahani arakigutegekesha kugeza ubuzima bwawe bwose ugiye kuba imbata ubundi imbata ni umuntu waguzwe kandi umuntu aguhaye agakiza akagapfira we yarangiza bakakaguha ni uko ngo aba yakuguza amaraso ye aba yakuguze ubu uri uwiwe hanyuma n'ubundi ukiri aho hari amakosi akunda kuba ya kadashipu ubushize iheruka abantu benshi bagarutse bisa nk'ibiciye intege abandi ko murabifatira izihe ngamba mu gihe imyaka ishize bingingaga abantu kugira ngo bayigemo ariko nyuma yo gufatwa kwa Goma na Bukavu abantu benshi barabyitabiriye ndetse hagaruka benshi abantu amagana n'amagana hari abavuye mu bihugu by'amahanga mu diaspora mu bihugu bitandukanye ndetse nabo mu gihugu indane mu basubijwe inyuma barasa n'abacitse intege n'abandi bari bafite gutekereza byenda kuzaza muri kosi ya kadashipu kugira ngo dukomeze dufatikanye urugamba turimo rwa revolution rero basa nk'abacitse intege nk'umuntu n'ubundi biri muri departement muhagarariye ni rihe jambo wabwira abo bantu abantu bo icyo kubabwira kuko nari mpari ibyo bimwe byabaye mpari hari ibintu bimwe ntekereza ko atari nje ugomba kubivuga bizovugwe nyuma kandi bivugwe wenda nje ndahari kubera ko nanje byarambabaje ndababara mbura uko ngira gusa hari bikemurwa n'ibihe kubera ko buriya gusuzugurwa k'umuntu hari igihe bishingira ku kuba amaboko yiwe wenda akiri magufi ataragira cyangwa bigaterwa n'uko umuhagarariye atarepresence ibyifuzo byiwe neza so reka nje ndatekereza ko nyuma ya hariya twabiganiye n'abayobozi tubereka ko bigira ingaruka muri mobilisation tubereka ko hari igihe bitera intambara zitari zikwiriye tubereka ko kandi nta kibi kirimo kugira ngo ayo amahirwe yose abe partage kuko nta kindi abantu baba bashaka so ariko nkurikije uko zagenze ndatekereza ko abantu babyumvisha abayobozi wenda mu minsi iri imbere bizakemuka nubwo ndi umunyamakuru urabizi ari mpagarariye mobilisation de recrutement mu gihugu cya Kenya n'ubundi kuri none hari imbogamizi turi kugenda duhura nayo aho cyane cyane gusa nkaho byenda iyi training yari yatangiye hano Kamanyura isa nkaho ihagaze benshi bagaragaza imbogamizi ntibarumva byo kuvuga ngo kuja muri Noro ukumva ko ibyifuzo by'abasore benshi bashaka gutabara barifuza kuza Kamanyura cyangwa se muri Sud Kivu muri rusange iyo mbogamizi isa nk'ikomereye cyane cyane abarekirita n'abari muri mobilisation hirya no hino mu bihugu bitandukanye iyo ni imbogamizi urubyiruko cyane cyane rwo kugenda rugaragaza ko ubuyobozi kandi biri mu nshingano byanyu niki muri kubiteganya Kamanyura kwanza wenda nababwira imbogamizi yagize muzi kuri nacyo nifuza kandi kiba umurage M23 natwirwaneho n'abavandimwe nta nubwo ari ukugabura ngo Side na Noro tibikwiriye hakwiriye kubaho kwiyorganiza hagakorwa ikintu kimwe kiri rusange duhuriyemo twese rero amakosa yagiye aba menshi ashingiye kuri communication y'abagomba kubiganiraho bakabifatira ibyemezo ni ukuvuga ngo habe training muri Kamanyura nta gitangaza kirimo n'undi na hano hirya za Remera za Kidote za hehe
habaga training n'ahandi hakaba training kugira n'icumi no muri koke za Karongi yarahabaye izo zo si ikibazo ariko kubera iyo training itoba nuko ngo hari ibintu biba bitumvikanyweho kandi bisanzwe sibyo bisanzwe shobora no kugeraho bigonganisha abantu bitari ngombwa sibyo je personnellement ngira ngo nabaye nk'ikimenyetso cya Kamanyura ariko biza kugaragara ahubwo ko byabaye na indiscipline ariko muzukuri siyo ntabwo twaje hano kuba indiscipline ahubwo buriya turatandukanye mu buryo bwo guhagarara ku mahame hari abagera ahantu bakagira ubwoba hari n'abandi nkatwe tutabugira ariko wakora ikintu kikaza gusanga cyagaragaye nabi kubera ko hari ibintu byagombye kuganirwa neza bitaganiriwe neza kandi biri simple bizoroshe cyane sibyo kuko muzi ko twapfushije umuyobozi muzi ko hari amarangamutima y'abaturage bumva ko tugomba gutabara iwacu muzi ko Kamanyura yunamiye imisozi y'iwacu kuvuga ngo iyo facteur ya recruitment tuyikoreshe abana bazi ntawe utovyumva kandi abasirikare iyo baje bakatozwa iyo bapasinze baba babaye abasirikare ntago ari abasirikare b'abanyamurenge n'abasirikare b'igihugu n'ahandi bohakorera sibyo aho kandi iyo tuvuga gutabara imurenge nka priorité suko turi abanyamurenge nuko hari urgence iyo urgence iba n'ahandi niho nyine tuba turi kuvuga ariko ubu nyine koko hari urgence kandi ganti yo babaye urgence ngo tureke kuhatekereza ibyo ntibishoboka ikindi abantu bakwiye kubona ko Kamanyura mu z'ukuri hari n'ubwa mbere wagiye wumva ibirego byaharezwe ukumva harimo no kudakonsidera n'amarangamutima wenda y'abaturage kuko abanyamurenge n'ubwa mbere babonye umusirikare watwirwaneho iyi myaka 8 yose nta numwe wageraga mu Minembwe cyangwa agere mu Bijabo nubwo bari babonye uniform yatwirwaneho bakamubona hano bakamukoraho so bari kureka gute kuza kuhasura no kuhatemberera no kuhabona tibishoboka so rero n'urubyiruko ubwarwo rwabaye motive cyane nko kuva kuri pass out nk'igihe bapasinze hano bapasinze none mu byumweru bizakurikiye pass out haza abasirikarira kubera ko harimo aho bihurira na morale so rero Kamanyura ashobora kuvaho igashira ariko abayobozi babitekerejeho neza ari kwiye kugumaho cyangwa ide ikagumaho nubwo twe tutahaba ariko hakaba icyo gitekerezo kikagumaho kubera ko n'urubyiruko byinshi barabyifuza hanyuma n'ubundi dusa nk'abagenda bagana ku musozo turasoreza kuri ibibazo by'intambara cyane no kubohoka kwa Uvira urebye urwango leta y'u Burundi yakomeje kugaragaza kuva za Rucuruza Masisi Goma Bukavu n'uyu munsi bakaba bari ku rugamba za Rugezi bari kugaba ibitero ku baturage ubona uru rwanga abarundi banze cyane cyane navuga bashigikiye leta ya Kongo FDLR kugira ngo batsembe umututsi muri Kongo rwaba ruva kuki hariho ideology imaze igihe kandi abantu bagomba kuyisuzestima ideology nini yo kurwanya yo kumara abatutsi irahari kandi si ubunyine cyane rero uburyo Tshisekedi yakoze mobilization no kwegeranya abafatanyabikorwa be yashingiye kuri iyo ideology kubera ko azi kwihata ni nabwo yagiye abona abaparteneri ureza abaparteneri bose yagiye abona cyane icyo gitekerezo bagihuriragaho ni nacyo cyatumye bakoresha imbaraga zingana ariko kandi ni nayo mpamvu natwe rero turwanywa duhigwa bisaba ngo tube hamwe buri muntu akonsidere akababaro kundi buri muntu akonsidere agaciro kundi kubera ko umwanzi we ntago adutandukanye ariko twe tukitandukanye cyangwa tugashaka kutabana neza rero iyo ideology y'abarundi n'ibindi ntaho ituruka
kubera ko uyu munsi abayoboye hariya barashobora kuba bumva ko badakeneye ko umututsi wenda yokongera kugira uburenganzira nk'ubwo yagiraga kera bakabihuza n'u Rwanda bakaba babihuza natwe wenda kubera ariko turi kuvuga muri aka karengane ka hano none bakavuga ati iki ni igitekerezo tukirwanya hari n'ababiha connotation indi rero bakavuga ko isurago turimo ngo ariyo kubaka ampire ngo himasusi ni kuri sibyo kandi ubivuga twebwe abaduhemukira ko si icyo turwanira icyo turwanira ni uburenganzira buri fondamental buri basic bwo kubaho no kugira uburenganzira bwo kuba iwacu icyo rero gikwiye gufatwa ngo gihabwe iryo zina rimwe kuko nibihabwe iryo zina nibyo bituma za ntambara zidashira kandi buriya abahutu bakorera muri iyo ideology birashobora ko bazahinduka kuko hari aho tuzi bagiye bahinduka na hano bizahinduka ababembe bashobora guhinduka abapfure bashobora guhinduka nje muri iyi minsi maze kamanyura wenda ngira ngo umaze kubasura umaze kubona abapfure bamaze gutaha umaze kubona abapfure baza kutureba ababembe baza kutureba icyo bashima ni iki ni uko bumva ko ideology dufite si yo kubamara ahubwo niyo kubahindura kugira ngo dukorane nabo so rero ntekereza ko n'icyo ideology gihari kizashira ariko kuri ubu keneye kurwanwa hakiyongeraho kuba abarundi bari gushaka kurinda imipaka yabo niyo mpamvu bari kurinda Ubuvira kuko Ubuvira bufatikanye nabo niyo mpamvu hazamwe n'izo negociation ariko bagira ngo Ubuvira bari gukomera bagira mwe gucika intege kuko intego yacu si no kuvuga ngo Ubuvira intego yacu ni uko Ubuvira ifatwa ariko hakaba impinduka bigenderewe cyane hanyuma rero dusoreze ku murage afande yasize umuntu wabanye nawe wagendanye nawe mwaganiriye nubwo byinshi twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga amagambo ye yasaga n'ubundi nkuru gusezera yarabizi ko ari kugenda umurage yasigiye abanyamurenge cyangwa abatutsi bose muri rusange kuri iyi revolution ongera n'ubundi uyibutse abadukurikirana hanyuma uze no kunyemerera dusoze ikiganiro cyacu yego urakoze afande yagiye vuba cyane kandi biragaragara ko mbere y'urupfu rwe twapfushije ibiyongozi byinshi arabyisasira na nyuma y'urupfu rwe agomba kugira abo yororosa ko yari umuyobozi w'igitangaza umurage we nuko tutazongera kubaho mu gasuzuguro kuko tutazongera gusuzugurwa tutazongera kuba impunzi cyane nico undi murage we nuko udatinya gupfa umugabo si uwariye si uwambaye ikoti si uwagenda mu mamodoka agaciro k'umugabo nibyo akora ku nyungu z'abandi akora kugira ngo abandi babone agakiza rero icyo kintu ndagira ngo abantu ntibakacibagirwe yaba ari abayobozi yaba ari abakolege yaba ari abasirikare yaba ari abasivile yarwaniye tuzirikane ko turarwana kugira ngo tutazongera kandi kuba mu gasuzuguro hari ijambo nkunda gukoresha ngo intazinzikwa intazinzikwa buriya ni ijambo rivuze ngo umuntu utemera gutsikamirwa utemera gukandamizwa nta muntu w'umugabo wemera kubaho mu gasuzuguro aho kubaho mu gasuzuguro wopfa aho kubaho nta mahame wopfa icyo nicyo kintu afande yasize atubwiye je personnellement yambwiye byinshi kandi yanteguye muri byinshi kimwe yanteguyemo kandi ngenderaho nuko nyine aho kugira ngo tube mu gasuzuguro cyangwa tube mu bubata ubwo uwo ari we wese kuko sinova mu bubata bw'uyu ngo nje mu bw'uwundi ububata bwose ni ububata ahubwo umuntu yopfa ariko tukabaho dufite dignity agaciro bene wacu bakaba mu gihugu impunzi zikajamwo
zikameramo ibyatsi n'ibindi inkambi zikajamo ibindi zikajamo ibikorwa ariko zikavamo abantu bagataha bakaba mu gihugu cyabo bakabaho mu cyubahiro. uwo ni wo murage. hanyuma rero wagena ubutumwa kuba dukurikirana tugasoza. ubutumwa nta bundi mumbabarire kubwo nagaragaje amarangamutima cyane ni biri mu mutima kandi ibihe biri imbere bizaba bigoye abantu be gucika intege bambare bafunga umukanda bambare inkweto bitegure kurwana bitegure guhangana bitegure kurwana n'umwanzi. hanyuma abayobozi kugira mbibutse bagenzi banje muzirikane ko ikibagiza abayobozi ni ibyifuzo by'abaturage ni hopes abaturage babafitemo so mubizirikane buri muyobozi agabanye kwiyumva no kwirebaho kubera ko ubuzima twambaye ni n'ubw'igihe gito ariko icyo Imana yumva yifuza gukorera abantu cyo ticoreka. so rero kubera ari cyo kinini cyo gutahura abantu cyo kubatunga cyo kubasubiza icyubahiro aba ari cyo kituranga cyane abayobozi. Reka tugushimire rero ku mwanya uduhaye ndetse na contribution y'ibitekerezo byongera gusana imitima y'abari bacitse intege. byinshi mwibazaga twabisubije ariko kandi ibindi byose mukeneye ko twazongera kumubaza ubutaha muzabishire muri comment kuko ntabwo ari iki kiganiro gusa cyonyine dukoze. uko muzagenda mwifuza byenda akagaruka akatuganiriza agasubiza ibyifuzo by'abaturage tuzongere tubimubaze. ikindi kandi bazavuga ngo bizabwirwa benshi bikumva bene byo. n'ubundi twakangurira urubyiruko cyane cyane haba abahungu n'abakobwa kugira ngo baze bashigikire iyi revolution bahindure ibitagenda duhindure imiyoborere nk'uko abitubwiye ndetse na systeme mu bikorere no mu bitekerezo by'abakongomani muri rusange ndetse n'abanyafrika tuve mu bubata ahubwo twishakemo ibisubizo.